yize nk'ubutinda aka namikoro ubundi butagakiza. Reka nongere mbasuhuze mwese mukomeza gukurikira Greta TV2. Reka mbaye ikaze rero mu biganiro byacu by'uyu munsi. Murabizi ko ibiganiro byacu ari akagaruka, murabizi ko buri gihe nababwiye ko tuzatubazana abatumirwa bagiye batandukanye, namwe kandi nkabasaba kujya mukora subscribe ndetse share na comment, tukaya tubasha kubana uko bukeye gatanu ko kandi ari ikibazo ufite ari ushaka ko tuzakutumirira utaha cyase twakuzanira tujya muri comment ubitwandikire. Uyu munsi rero tugarukanye na mama wacu. Murabizi ko ushize twaraganiriye ni byinshi twabashije kuvugaho mu biganiro bigiye binyuranye, mukomeza kugenda mumubona hano kuri channel yacu. Uyu munsi tugarutse mu kindi kiganiro no tugiye kugarukaho ku buzima buri hanze ahangaha hanini bushingiye ku ngo zisenyuka zitamaze n'icyumweru. Dufitiye amakuru menshi kuko uko mumubona nyuma urabona ko ari mama ukiri muto, ariko ni mukuru kuko buriya nta muntu ushobora kumara imyaka 8 mu rugo adafite experience. Ntago byoroshye rero agiye kutunyura muri byinshi tuganire nawe, tugira inama ese tunagaruke ku mpamvu ubona muri iyi minsi ingo cyangwa inshako z'uyu minsi zirimo ibibazo biteye ubwoba, zirimo ibibazo bitandukanye. Iyi sanda bivuga wowe ushobora kudukurikiye urubatse cyangwa se urateganya kubaka mu minsi iraza, ariko reka nkubwire ngo no rugamba ni intambara itoroshye, ariko ibikozwe neza nanone nibyo byishimo no munezero wa mbere ubaho, nibyo byishimo byanyuma ubonye muri iyi si tubamo. Reka tumwakire rero. Murakoze cyane. Amazina ni nitwa Alphonsine Mukandayambaje, ndi umubyeyi mfite umutware. Ndabashimiye twisegura ku bantu batabashije kubona amashusho wa munsi, kamera yaradutengushye ntibabasha guhita bayabona. Muri comment barabyibajije impamvu duhora dusohora audio tudasohora amashusho. Uyu munsi tubasabye imbabazi mutubabarire, ariko noneho twashe tubashimira uburyo mukomeje kutuba hafi mutwandikira, banazireba video zaciyeho barazira bakazirangiza. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Nguyu rero wabuze, nguyu wo mwumvaga, nguyu mwahoraga mwibaze se kavuga ntimumubone, noneho uyu munsi ndizera muri kumubona. Turaza kugana nawe noneho turi kumwe mumwibonera. Reka rero tugaruke mu kiganiro cyacu. Ngira ngo ni ibintu biriho cyangwa se byeze, kuba biratangaje kuba umuntu yisa ushobora kuba hari umuntu ushobora kuba warabere marene benshi batanu batanu bose. Ubu muri abo batanu bose abakiri kumwe cyangwa se urugo rugikomeye bose niko bakiri kumwe cyangwa bajya bose baracyari kumwe, barabyaye abahungu n'abakobwa, bose baracyari kumwe, barakundanye nta kibazo. Ariko ubona nabo dushingira ugasanga urugo nta n'ukwezi kumwe rumaze, kandi abo bantu barakundanye, abo bantu bagize igihe cyo kumenyana, bagize igihe cyo kwerekana mu miryango, ndetse abantu bose barabamenya urukundo rwabo, ariko babana ugasanga ntirumaze ukwezi, ruhise rusenyuka byihuse cyane. Mu gihe umaze wubatse ni he experience cyase ubona biterwa n'iki? Ntekereza ko kutamara mu rugo igihe kinini, icya mbere nabo bantu babiri ubwabo uko bahuye, undi bahuriye he bajya guhura, ese bajya guhura baganiriye iki? Uko ntekereza ko ubundi divorce ibera muri fiançailles. Yego, divorce ibera muri fiançailles. Igihe uri mu fiançanya n'umuntu nibwo ubona ko muzabana cyangwa mutazabana. Icyo gihe iyo ubonye ko mutazabana ukagomeza ugahatiriza, n'ubundi ntabwo rumara igihe. Oya, hari ukuntu ushwana n'umuntu cyangwa se ntazibana zidakumana amahembe, bibaho, mushobora gupfa ibintu hato na hato, ariko mukongera mukiyunga, ibyo bigakemuka. Ese ibyo bivuze ko niba mushwanye ubwo bihite birangira, ubwo ntago mwabana, ntago mwashobokana? Biterwa n'icyo mwapfuye. Ushobora gufata nk'umu sister nk'umufiance wawe yagiye gusura umusore, ukabafata gutya apana ibyo wabwiye, ahubwo wowe ukabifatira. Ese icyo gihe n'umubabarira mukabana, utekereza ko uzamutunga wenyine? Aho rero niho hashobora kuva divorce, n'ubundi nyuma y'igihe gitoya babanye. Icyo cyo wenda kirumvikana, ariko ni gake cyane buriya benshi n'uvuga ngo bamuca inyuma, cyangwa se ngo arabona umuntu bari kumwe afite relationship n'undi. Ni gake cyane wabafata ukumufatana cyangwa nyine ugahita umufata imbona nkubone, ariko si uko uba utabizi. Erega umuntu ubukunze nawe abafite hari ukunda nawe hari abagukunda.
wenda bitandukana ku mwanya baha ako ntabwo bivuze ngo wenda kumubonye ari kumwe na runaka cyangwa se ibyo ushobora no kubimubuza ariko akabyumva cyangwa se nawe ubwe akabifataho umwanzuro kuko amaje kubaka. Iyo ngezeho rero ngira inama abasore cyangwa abakobwa ku kigero cyiza cyo kwirinda divorce. Nimba umufatiye mu ikosa nk'iryo nta cyizere dufite cyangwa wowe ufite. Impamvu mvuze ngo dufite uzaza ubinganirize nk'umubyeyi nanjye mbifate mbyuze mbihuze n'igihe turimo. Icyo gihe rero nimba umufashe gutyo giraho attention wihita ufata umwanzuro wo kuba wamushaka kuko ushobora kumushaka mukakomeza mukabana birashoboka ariko ushobora no kumushaka n'ubundi nyuma bikazanga kuko hari abo twagiye twumva byagiye bibaho bavuze ati turi mu isi n'umwana yagiye gusura biganye ariko n'ubundi ya marangamutima yamuganza babana none ntirumara igihe. None se tugarutse wenda ku reba mbere muri iyi myaka 8 ishize umaze wubatse mu myaka 8 ishize wubatse haciyemo generation nyinshi nukuvuga haciyemo imyaka myinshi ku buryo hari ibintu byahindutse bitandukanye nk'ubu ngira ngo mbere imyaka 8 ishize byari bigoranye cyane cyangwa se inkuru zo kumva ngo hari abatinganyi hari byaba hybrid cyangwa se aba bashobora kuba wenda baryamana bahuje ibitsina ibyo ntago byavugwaga cyane nk'ubu ngubu ariko se nk'iyi minsi hari kuba umuntu afite abantu bavugana bisanzwe ariko noneho by'umwihariko kuba mwabana akunzwe n'abandi ariko agafata umwanzuro wo kuza kuba yabana nawe ubwawe ujya gushaka ntekereza ko wari ufite abayegisi bari bahari ariko wafashe umwanzuro ibyo byose urabita yego bavuga ati ndubatse n'abandi ntekereza ko baza gushaka barafashe uwo mwanzuro yego ahubwo iyo bagezemo imbere bya bindi byishemo imbere ni biki bituma noneho kwa kwihangana bajyanaga mu rukundo kwa kuntu babanaga kwa rukundo bajyanaga no kukirudakomeza mu rugo harimo iki kibyangiza ntago baba barabwijanyije kure mu mibanire yabo bakiri basore n'abakobwa no kuvuga kwa kuri kugaragara none bageze mu rugo kwa kuri ibyahishwe bishuka iyo bageze mu rugo yego ntago baba barabwijanyije ukuri. Ese ni kubera iki urugo akenshi dukunda kumva abantu bavuga ngo urugo ntago ruguhisha ahubwo rugaragaza amabara yawe ya nyayo kuki bavuga ibyo bintu bajya babivuga abantu bakuru ntago ruguhisha ntago urugo ruguhisha ahubwo rugaragaza wa nyayo cyangwa se amabara yawe ya nyayo. Impamvu bavuze gutyo nyine ushobora gusohoka wambaye neza ni urugero ugasohoka umeze neza kandi wenda uvuye mu rugo bitameze neza wanarize ariko wakubitaho make-up ugasohoka umeze neza ntekereza ko aricyo bari bashatse kuvuga yego njye niko mbyumva. Ese ubu ntihaba hari ingeso cyangwa hari imico runaka ushobora kuba wenda ukundana n'umuntu utaruzi ariko noneho mwabana kwa kwihishira kwa kwifata bikanga bikajya habona? Birashoboka cyane. Urugero ushobora gukundana n'umuntu akubwira ko atanywa inzoga ni urugero ariko mwabana ugasanga ahubwo nicyo kinyobwa cye cya buri munsi kandi yari yakubeshya icyo gihe ako inzoga ntekereza ko ari ikintu cyoroshye ujya hari ababipfa ntabwo cyoroshye kukihanganira wenda ku muntu uzinywa ntekereza ko yabyihanganira ariko nkangiye kubera ntazinywaga byari kungora ahubwo wenda nk'ikintu gikomeye ashaka kukubeshya ati ndi umusore ndi single nta mwana ariko nka nyuma y'icyumweru kimwe ukabona bazanye umwana icyo kintu kugisuparuta byagorana yize nk'ubutinga icya mbere namusengera nihanganye shiraho mikoro nyine sound irimo aka na mikoro wenda ufite agakiza
uri kunyumva